Ni karibu no kuri iyi nkuru nziza cyane y'urukundo tugiye kukugezaho. Hari igihe ukunda umuntu n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose, nawe ubwo akabibona ko umukunda, ariko ntihagire ikintu na kimwe bimubwira, neza neza ukagira ngo umutima we ni ibuye. Hahandi utangira kwibaza ibibazo byinshi mu rukundo, wibaza aho rwaba rwaragiye cyangwa se niba koko rubaho, ukibaza impamvu we rutakugeraho bikakuyobera. Ese ibya Bella na Achille bo muri iyi nkuru, urukundo rwaje kubahira? Kurikira rero uze kumenya uko byabagendekeye. Dutangiye hari abamama babiri b'inshuti bari bicaye barimo baganira. Inkuru yari yiriwe icicikana kuri uwo munsi, yari iy'abasirikare bazamuye mu ntera. Uko bicaye barimo kuganira barimo no kureba televiziyo, bagiye no kubona babona abo basirikare babacishijeho. Umwe muri ba bandi babiri arikanga ati Roza, uriya si wa wundi wahoze ari umugabo wawe? Kuri pe rebera n'imikora, uzi ko bamugize Liyetona Koloneli? Roza nawe arikanga, nukareba neza yitonze ati yego kuko nibyo ndabona ari we, mwifurije amahirwe. Uwo wundi w'inshuti ya Roza ati ariko buriya kuko ni gute wowe na Nikora mwatandukanye? Ni gute wamusize ugasanga Rick? Ariko ukuntu Nikora agiye azamuka mu ntera biratangaje, ava ku ipeti rimwe ajya ku rindi, none ndabira mu kanya gato cyane ahise aba Liyetona Koloneli. Ubu mu minsi mike azaba ageze no ku ipeti rya generali. Roza ati ibyo nyine ni umugisha we kandi rwose nta nubwo njyewe nabitindaho, naho ibyo kuba naramusize byo rwose nta nubwo njya mbyicuza, kuko Rick turakundana cyane nubwo nta mwana twari twagirana, ariko tubanye neza. Wa mama w'inshuti ati yego erega ndabizi ko mumeranye neza, ariko tekereza uko byari kuba bimeze uri muka Liyetona Koloneli. Rwose ibaze nawe wumva bitari kuba bigushimishije, noneho mukaba muri kumwe mwembi n'uriya muhungu wanyu Achille, ababona mwembi iruhande rwe afite se na nyina. None reba murabana, ise ari iriya, ubwo se ko kuba wumva ari byo? Roza ati njyewe ndumva ibyiza icyo kiganiro twaba tukiretse, kuko rwose umuhungu wanjye Achille nubwo natandukanye na se, ariko Rick dusigaye tubana aramwubaha kandi anamufata nka se. Bombi nta kibazo na kimwe bajya bagirana. Wibuke kandi ko n'umuhungu wanjye Achille amaze gukurereka, yabaye umusore, ibyo ntabwo akibyitayeho cyane. Achille afata Rick nka se, undi nawe akamufata nk'umwana we. Roza wabonaga ko adashaka ko icyo kiganiro bagikomeza, yahise akomeza abwira ya nshuti ye ati ahubwo se urumva uzaboneka mu isabukuru y'imyaka 5 njyewe na Rick tumaze tubana? Bizaba bishyushye, ntugomba kuzahabura nk'inshuti yanjye. Undi nawe ati nzaza rwose, singomba no gukererwa. Uwo munsi wararangiye, nuko uwo munsi w'isabukuru nawe uragera. Byari ibirori bishyushye, Roza na Rick umunsi wabo wari uteguwe neza cyane. Abo batumiye nabo bari biteguye kuza mu kirori cyabo, usibye wa muhungu wa Roza Achille. Mama we yakomeje kumubwira ko atagomba kubura, ariko Achille akamubwira ko bitari bumukundire. Ati nanjye mfite impamvu zanjye mama, rwose ngiye kureba umukunzi wanjye Bella. Hashize igihe kinini muhamagara ntanyitabe, ubu ngubu nta mahoro mfite, ntabwo natuza ntarajya kumureba ngo ndebe uko ameze. Roza yakomeje kwinginga umuhungu we ati rwose Achille mwana wanjye, ubu abantu baragira ngo iki nibatakubona mu kirori cyacu? Uragira ngo batangire gutekereza ko wenda impamvu wabuze ari uko utishimiye uriya mugabo nashatse? Mbabarira ntuze kubura, ndakwinginze rwose. Achille ati mama, ibyo uvuga birumvikana, ngomba kuza, ariko nanone ndaremerewe nanjye ku ruhande rwanjye. Mama we ati hangana uze, wenda nibigeramo hagati uhita ugenda. Achille yarabyemeye, ariko mbere yo kwinjira mu kirori yarongeye arabanza ahamagara Bella umukunzi we.
Bella aho yari yicaye phone yarasomye arabibona neza ko ari Ashili imuhamagara ariko yanga kwitaba. Nyirakuru babanaga ati ariko ko telefone yawe yahereye kare isona ni ukubera icyo utayitaba? Bella ati simeze neza erega, ahubwo ibyiza reka nyikureho. Nuko Bella telefone ahita yizimya gutyo. Nyirakuru ati none se ufite ikihe kibazo kutambwira? Wanze kurya ijoro ryose ntiwigeze usinzira, mbwira ikibazo ufite. Bella ati impamvu ntariye ntabwo nari nshonje kandi na nijoro nta bitotsi nari mfite. Nyirakuru arababara ati se koko niyo ababyeyi bawe baba bakiriho nuko ari kuba witwara Bella? ubona utambabaza koko? Bella yahise yivumbura nuko arahaguruka yigira mu cyumba, telefone ayisiga aho ngaho. Ashili nawe aho yari ari niko ubwo yakomeje kumuhamagara ariko telefone akumva noneho ntiyongeye no gucamo. Yageze aharekeraho nuko ajya mu kirori ariko umutima utari hamwe. Si we warose mu by'ukuri bagera ku mwanya wo gutanga impano. Yamaze gutanga impano nuko acira mama we isiri nko kumwereka ikimenyetso cy'uko ahise agenda. Mama we nawe amwereka ko nta kibazo ko noneho yagenda. Ashili yasohotse iwabo aragenda nuko ajya kureba Bella iwabo mu rugo aho yabaga. Akigera iwabo atarinjira yahise akubitana na Bella nawe arimo asohoka bisa naho hari ahantu yari agiye. Nuko ahita amuyambira ati Bella byakugendekeye gute ko niriwe nkuhamagara umunsi wose ntunyitabe? Nagukumbuye cyane, navuze amahoro kubera kutamenya amakuru yawe, niyo mpamvu mfashe umwanzuro wo kuza kukureba. Nakomezaga no kwibaza icyaba cyakubayeho kuko nakomeje kubona utanyandikira cyangwa se ngo unampamagare byibuze mbwira uko byakugendekeye. Mu by'ukuri watumye mpangayika bikomeye. Bella ati ariko ntiwagombaga guhangayika gutyo kuko njyewe meze neza cyane nta n'ikibazo na kimwe mfite. Ashili ati koko umeze neza? None se ni ukubera icyo utanyitabaga? Bella ati ariko uribuka neza ko igihe wajyaga gukomeza amashuri yawe nkabona uzajya kure yanjye ko nagusabye kubihagarika nuko ukambwira ko uzaba uri kure yanjye nta kibazo na kimwe bizigera biteza mu rukundo rwacu? Ashili ati yego nibyo koko narabikubwiye kandi niko bimeze rwose, humura intera iri hagati yacu nta na rimwe izigera iba ikibazo ku rukundo rwacu. Nzakomeza ngukunde nk'uko nagukundaga kandi humura n'imyaka mike ibura. Amashuri rwose ndenda kuyarangiza, ndakwinginze komeza wihangane. Bella ati ni ukubera iki ariko abantu bakihangana? Nta mpamvu rwose yo kwihangana, njyewe ibintu nahisemo kubyoroshya. Muri akanya sinyura umukunzi wawe. Ashili ati ngo iki? Bella ahita anigendera ati ibyanjye nawe rega byararangiye. Ashili aramukurura ati Bella ni gute wambwira amagambo nk'ayo koko? Gute wakora ibintu nk'ibyo kandi uzi neza ko ngukunda? Bella aramwiyaka nuko akuramo vuba vuba n'umukufi yari yaramuhaye yari yambaye mu ijosi nuko arawumusubiza. Nuko ahita asubira inyuma yihuse yinjira iwabo mu rugo ahita anafunga umuryango. Ashili asigara inyuma y'urugi yishwe n'agahinda, nuko nawe ageze aharakata asubira iwabo. Ashili yaragiye ageze imuhira yasanze abashyitsi bari baje mu kirori bamaze gutaha. Mama we yari arimo asubiza ibintu ku murongo, nuko mama we akebutse aramubona ariko arihita yikanga kuko yabonaga agarutse vuba cyane. Ati bigenze bite Ashili? Kuhise ugaruka se aka kanya? Bella usanze ntawe uri iwabo se? Ukomeje kumubura bigenze bite mbwira? Ashili aho kumusubiza yifatira icupa ry'inzoga mu macupa yari ateretse aho ngaho nuko akubita ku munwa aragutumira.
mama ubwoba bwaramwishe kuko ni ubwa mbere yaramubonye anywa inzoga. Ati Ashille mwana wanjye urimo urakora ibiki? Ubwo uzi neza ko iyo ari inzoga uri kunywa cyangwa wagize ngo ni amazi twasutsemo? Ashille ati mama urabizi nakubereye umuhungu mwiza, sinigeze nywa inzoga, sinigeze nywa itabi, narize ngira amanota meza njya muri kaminuza nziza nk'uko njye nawe twahoze tubishaka kuva kera. Njyewe nawe twahoze tujya inama ku bintu byinshi, ariko kuri uyu munsi ho rwose numva nta nama n'imwe nkeneye, ndumva ibintu ndi bukore byose ndabikora ku bwanjye nta wundi muntu ubyivanzemo. Rose ati none se habaye iki? Kuki nyine ibyo byose bihindutse uyu munsi ukaba utangiye no kunywa inzoga? Ashille ati ntacyo mama. Nuko arakomeza gutumira inzoga, Rose abona birakabije ahita amushikuza icupa. Ati mwana wanjye ndabizi rwose wenda hari ibishobora kuba byakubabaje, ariko wifata imyanzuro uhubutse ngo nuko warakaye. Babarira umbwire ikintu wabaye. Ashille ati mama erega Bella yanyanze kandi yambwiye ko impamvu yabikoze ko ari uko nagiye kwiga kure ye. None rero nanjye guhera uyu munsi mama kwiga ndabiretse, kaminuza nyivuyemo ngiye kuguma impande ya Bella nakunze aho kumubura ngo ni amashuri. Hanyuma rero nimara gusubiza umubano wacu ku murongo nk'uko kera byahoze, n'ubundi nzashaka uburyo nakomezamo kwiga wenda nibura ndi hafi ye. Nuko Rose ati ariko se koko urakomeje? Hataragira undi uvuga, ubwo wa mugabo we Eric yahise yinjira, ubona rwose afite ibyishimo by'ibirori kubera byari byagenze neza. Nuko ahita asuhuza Ashille ati Ashille bite ko wowe wavuye mu kirori hakiri kare? Kuki wadusize twenyine? Ashille aho kugira ikindi amusubiza nuko ahita yigendera amusigarana mama we wonyine. Eric ati se Ashille byamugendekeye gute ko mbona atameze neza? Rose ati ndeka ibya Ashille birandenze. Araje afata inzoga aragotomera ubwoba buranyica. Iriya myitwarire ye yose ngo arimo arayiterwa na wa mukobwa witwa Bella bakundana ngo yamwanzira. Noneho ibiri kunyica ni ukuntu amaze kuvuga ngo n'amashuri agiye kuyareka aza abe hafi y'umukunzi we ngo kugira ngo arebe ko yahindura icyemezo uwo mukobwa yafashe, nuko wenda akareba ko basubirana. Eric ati humura buriya erega nuko agifite uburakari, buriya naza gutuza turaza kumuganiriza, ndabizi araza kutwumva, ntabwo yakora ubugoryi nk'ubwo. Humura wibabara ngo umunsi wacu mwiza uze kurangira nabi, byose biraza kugenda neza. Rose wari wabaye nk'utaye umutwe yongeye kugaragaza ibyishimo. Ati reka nizere ko biri buze kumera neza, ariko se urabigenza ute kugira ngo atwumve ko mbona yarakaye cyane? Eric ati nzi ibyo abagabo baganira mu gihe hari uwahuye n'ikibazo nka kiriya cyo guterwa inda, humura ndaza kubikemura. Bombi baramwenyuye, Rose ibyishimo rwose birongera biragaruka. Hashize akanya Eric ajya kureba Ashille mu cyumba cye, arakomanga, Ashille aramukingurira. Eric ati nkeneye ko tuganira. Nuko atera intebe iruhande rwe, atangira kumubaza ibibazo ati ni ukubera iki urimo kwitwara gutya? Ashille ati nimundeke njyewe icyo nkeneye gusa ni ugutuma Bella agaruka, nta kindi. Eric ati gutuma Bella agaruka? Uri umusore mwiza, uracyari muto, ba Bella ni benshi rwose, barahari kandi beza, rero nta mpamvu yo kwiruka inyuma y'umukobwa ngo ni ukugira ngo akugarukire. Ashille wari ukibabariye kumubwira ko atagomba kwiruka inyuma ya Bella byakomezaga kumutera agahinda kenshi, nuko atangira kuvuga amagambo mabi anakomeretsanya. Ati ba Bella ni benshi? Uratekereza se ko abantu bameze nka gari ya moshi, kariyo iyo igeze ahantu indi nayo ihita igenda? Ahari ni nako byagenze kuri mama wanjye. Wumvaga ko igihe papa wanjye azagenda
nawe uzahita uza. None urumva ko nanjye niba ngiranye ikibazo n'umukobwa umwe hagomba guhita haza undi, njyewe rero si uko meze. Rick yahise ababara kuko yumvaga harimo no kumucyurira, ati ibi turi kuvuga ntubizanemo papa wawe na mama wawe, ubundi nk'ubu mubibagejeje mute? Ntabwo ari bo turimo kuvugaho muri aka kanya, turimo kuvuga ku kibazo cyawe n'umukunzi wawe Bella. Ashira ati none njyewe ni ukubera iki unyivangira mu buzima? Nuko ahita anihagurukira ngo yigendere. Rick amufata akaboko ati nyamara ubishatse wakongera ukicara tukaganira. Umukobwa arakwanze, none uhisemo kurimbura ubuzima bwawe bwose bw'ejo hazaza. Ashire kumva ko bakomeje kugaya icyemezo yafashe bikomeza kumubabaza, ati singisohotse hano mu cyumba cyanjye, ahubwo wowe sohoka ugende umvire mu cyumba, sohoka ugende niryamire. Rick ati sinsohoka hano nanjye kugeza igihe usohotse hano ukajya kubwira mama wawe ko wisubiyeho ugiye gukomeza universite nk'ibisanzwe. Ashira ati ariko ubundi ibyo urabimbwira nkandi mu by'ukuri, papa wanjye se nkandi ubwo? Mwese nimundeke njyewe ubwanjye ni njyewe uzifatira umwanzuro. Rick yasohotse yababaye cyane kubera ayo magambo Ashira yari amaze kumubwira. Nuko Rose nawe aza kumubaza uko bigenze n'amatsiko menshi, atakubwiye ngo iki? Arabyemeye se ko azasubira mu ishuri nibura? Rick ati umuhungu wawe ntiyumva, afunze mu mutwe cyane, bityo arimo gukomeza kuvuga gusa ni Bella nzamugarura, Bella nzamugarura, nta kindi kintu ashaka kumva. Rose atari Ashira aracyari umwana, reka twe kumurenganya cyane. Rick ati umwana ki? Uriya musaza ungana kuriya ngo ni umwana? Njye ndabona icyiza twamujyana mu ishuri rya gisirikare bakamwigisha disipurine, kuko nta disipurine na nkeya agifite. Arimo arambwira amagambo yiboneye rwose uko abyumva. Rose ati mu ishuri rya gisirikare? Uzi ko noneho nawe utangiye gutekereza nk'abana? Rick akomeza kubabara ati ndatekereza nk'abana se? N'ubundi simfatwa nk'umugabo muri uru rugo, nta mwana mpafite, n'uwo nari nzi ko amfata nka se amaze kunyereka ko rwose nta gaciro mfite. Ananyibwiriye ko ntacyo namwumvisha kuko namubyaye, ambwiye rwose ko ntacyo mvuze kuko ntari se. Rose abona ashobora kuba avuze nabi, nuko asaba imbabazi ati babarira niba mvuze nabi, kandi ubabarire na Ashire niba hari amagambo mabi yakubwiye, buriya byose ari kubiterwa n'agahinda gifite. Rose ijoro ryose yari aratekereza ku gahinda Rick ashobora kuba afite ko kuba nta mwana bafitanye. Nuko mu gitondo azindukira kwa muganga, ati se muga, ko mwatubwiye ngo njyewe n'umugabo wanjye dukomeze dutegereze ko nta kibazo na kimwe dufite, ubu koko tuzategereza kugeza ryari ko mbona umwana neza twakomeje kumubura, kandi njyewe ndabona n'umugabo wanjye amaze kurambirwa, atangiye rwose kunyereka yuko akeneye umwana cyane. Niba hari n'ubundi buryo mwakoresha nabwo mubutubwire tubugerageze, kuko ni ibintu mbona ko bibangamiye umugabo wanjye cyane, kuko nibi nibura nanjye mfite umwana. Muganga yasabye Rose ko ubutaha yazazana n'umugabo we bagakoresha ubundi buryo bushoboka. Ubwo nimugoroba Rick yavuye ku kazi ariko arimo agenda, yageze ahantu hamwe nuko aparika imodoka ye, bisa naho hari umuntu yari ategereje. Hashize akanya gato haje umukobwa mwiza cyane, nuko barayambirana. Ati mukundwa, ni ukubera iki watinze? Kuki wankereje? Nuko wa mukobwa yicara mu modoka batangira kuganira. Rick yatangiye kwitegereza umukobwa cyane. Umukobwa ati Rick, kurimo kundeba gutyo uzi ko urimo urantera ubwoba, urimo uratuma ntangira gutekereza niba hari ikintu kibi naba nakoze. Rick ati ndashaka ko tuganira kuri. Atararangiza umukobwa ahita amwica mu ijambo, ntiyatuma akomeza ati erega humura, niba ari ikibazo cya Ashire naraye mbikemuye, namubwiye ko ibyacu byarangiye, ubu ndi uwawe gusa rwose humura. Rick ati ibyo
rero nibyo ngira ngo tuganireho. Nabonye asa naho atabyemeye, arashaka gukomeza guhatiriza ngo arebe ko wakwisubiraho ugakomeza mugakundana. Gerageza rero wongere umuvugishe, mubwire kandi umwumvishe ko naho yahagarika amashuri akaza hafi yawe mutazongera gusubirana. Shaka ibindi bintu mubeshya, shaka ibintu bifatika bituma mubwira nyine ko mwatandukanye, kuko kuba kaminuza yigaho iri kure cyane mukaba mutakibonana byo ntabwo abifata nk'impamvu yumvikana, ntabwo yumva ko ari ikintu cyatuma mutandukana. Bera, ndakwinginze shaka iyindi mpamvu mubwira kandi ugerageze noneho abyumve. Bera ati none se ubu ngubu noneho ndamubeshya iki? Biragoye kuba nabona ikosa kuri we. Ashira ubusanzwe nta kintu turapfa, ni umuntu mwiza, nta kosa namubonaho nibura ngo mdigire urwitwazo. Sinzi icyo ndi buze gukora, ariko humura ndaza kubikemura. Rick ati yego rwose uze kumuvugisha. Nuko akomeza abwira Bera ati ndagukunda cyane Bera. Bera nawe ati nanjye nukunda gukunda cyane. Nuko bombi barasomana, barangije basezeranaho baratandukana. Rick yaragiye ageze mu rugo, nuko umudamu we Rose aramusanganira aza kumusuhuza. Nuko aramubaza ati none se Ashire we arihe, ameze neza se cyangwa aracyarakaye? Ashire nawe muri ako kanya ariko ubwo yahise ahagera, nuko arabasuhuza, nuko ahita anabasaba imbabazi ati mumbabarire ku byaraye bibaye, nababwiye nabi nijoro, nari nkirakaye rwose. Bati turakubabariye kuko nawe rega ntiyari wowe, ni agahinda wari wifitiye. Ashira ati ariko umwanzuro nari nafashe wo ntabwo uri buhinduke, ntabwo rwose nzasubira ku ishuri, ngiye gutangira nshakisha akazi, njye ngira utubazo nikemurira, mure rwose sinzabagora. Baramwihoreye banga kugira ikintu na kimwe babivugaho kugira ngo batongera guteza intambara mu rugo. Iminsi yari isunitse, n'igihe cyo gusubira ku ishuri kiragera, ariko Ashire kuko yanze gusubirayo. Yakomeje kwiruka kuri Bera, ariko Bera ntabwo yari amwitayeho habe namba. Yasubiye kumureba aho yabaga, asangayo nyirakuru aramusuhuza. Nyirakuru wa Bera ati se kuri inaha ntiwakabaye uri mu ishuri, cyangwa mwebwe aho mwiga muracyari mu biruhuko? Ashira aramubeshya ati yego twebwe turacyari mu biruhuko, none se Bera yaba ahari ko ari we nari nje kureba? Nyirakuru ati reka da ntawe uhari. Ashira ati none se wabuze ahantu yagiye? Nyirakuru ati ibyo nabimenya nti, kabato nkamwe mugira ingendo nyinshi zitarangira. Ashire ati none se ntabwo naba nicaye nkamutegereza? Nyirakuru ati yego ko, ubwo se koko umuntu wavuye aha mu gitondo akagenda, umuntu utazi igihe ari bugarukire, wamutegereza kugeza ryari? Ashira ati ntacyo reka ntahe, gusa naza kuza umumbwirire ko nkeneye kumuvugisha, rwose ndabikeneye cyane, uze kugerageza ubyibuke. Nuko ahita asezera aragenda. Nyirakuru wa Bera nawe ahita agenda asanga Bera aho yari yihishe, kuko yakekaga ko hari igihe Ashira ashobora guhatiriza akinjira mu nzu iwabo. Nuko nyirakuru ati Bera, urabona ukuntu utumye mbeshya ndi umukecuru rukukuri? Ni ukubera icyo urimo kwitwara gutyo? Ubundi ni iki cyabaye hagati yanyu mwembi ko nari nzi ko mukundana? Bera aterega ibyo wari uzi byarahindutse siko bikimeze, ntabwo tugikundana. Iteka nazajya aza hano uzajya umubwira ko ntahari, naba mpari cyangwa se ntahari. Ashiri we yaragiye ageze mu rugo n'ubundi agahinda gakomeza kumwica. Mama we noneho nawe yageze ahabona ko umwana we adateze kwisubiraho ngo asubire ku ishuri. Ashiri yakomeje gushakisha ikintu cyatuma yongera kubonana cyangwa se no kuvugana na Bera, ariko arakibura burundu, kuko iteka yajyaga iwabo bamubwiraga ko adahari, yamuhamagara kuri telefone ntamufate. Iyo yaravuze ikintu na kimwe cyazatuma yongera kumubona. Nuko
nuko yigira inama rimwe yo kuzinduka akajya kwicara hafi y'iwabo ngo arebe ko nibura yamubona asohoka. Yabikoze koko gutyo, nuko umunsi umwe arazinduka aragenda yicara hafi y'iwabo wa Bella. Agiye kubona abona Bella asohotse iwabo, nuko amwirukanka inyuma ati Bella, Bella, ndakwinginze nyumva, maze amasaha 2 nicaye hano kuko njya nguhamagara ntunyitabe, naza no kukureba ngo ntuhari. Ndashaka rero ko hari ikintu tuganiraho. Nta kindi ngusaba usibye kungarukira tukongera tugakundana nk'uko kera byahoze. Niba hari n'ikintu rwose wumva wansaba kugira ngo twongere dusubirane ndagikora, ariko ntukomeze kumbabaza gutya. Bella ati umbabarire Ashili, sinkigukunda, sigaye nikundira undi mugabo. Ashili turambeshya, urimo urambwira ibyo byose kubera ko utarambabarira ko nari naragiye kure yawe. Urimo uragira ngo urebe uko nitwara, wigerageza Bella, kandi ubizi neza ko ngukunda. Bella ati njyewe nta mikino ndimo ndavugisha ukuri, sinkigukunda ukundi, mfite undi nkunda. Bella yahise yigendera, ageze imbere asanga Rick aramutegereje. Ahita amubwira ati Ashili yari yaje kundeba, ariko mubwije ukuri ko noneho mfite undi muntu nkunda kandi ko nateze kuzamugarukira. Rick yahise amushyira mu modoka aramutwara, nuko bigira imbere ho gatoya. Ati Bella, hari ibyo nshaka ko tuganiraho. Bella ati ni ibiki kunteye ubwoba? Rick ati humura, rwose ndabizi yuko nta kibazo biri buteze hagati y'urukundo rwacu, ariko nanone biragusaba kwihangana. Bella ati none se ubwo ni ibiki kandi ugiye kumbwira bituma ngomba kwihangana? Rick ati uribuka ko tugitangira gukundana ko nakubwiye ko uko byamera kose njyewe na Roza tuzagera aho tugatandukana, nuko tukibanira njyewe nawe? Bella ati yego ndabyibuka, none se hari icyahindutse? Rick ati n'ubundi nta cyabihindura, ariko ikibazo ni imyitwarire y'uriya muhungu ngo ni Ashili. Muri iyi minsi rwose ibyo ntabwo bimeze neza. Ese ntabwo wareka umubano wanjye nawe tukaba tuwuhagaritse kugeza igihe Ashili azemerera gusubira mu ishuri? Bella ati oya rwose ibyo ndabyanze, ndagukunda cyane, sinshaka rwose ko urukundo rwacu rwaba ruhagaze. Rick ati niko bigomba kugenda, ntuzongere no kumpamagara, njyewe nzajya nkwihamagarira, niwo mwanzuro njyewe nafashe. Koko niko byagenze. Bella yatangiye kujya ahamagara Rick, ariko Rick akanga kumwitaba. Bigera naho Bella yafashe umwanzuro wo kumusanga mu kazi. Icyo gihe Rick bamubwiye ko hari umuntu ukeneye kumuvugisha byihutirwa, nuko bareka Bella arinjira. Rick amukubise amaso arikanga ati none se koko Bella, ko twavuze ko umubano wacu ugomba kuba uhagaze, none ukaba utangiye no kuza kundeba hano mu kazi? Ubwo urumva byose udashaka kubyangiza? Ubwo ntugiye gutuma abantu bose bamenya iby'urukundo rwacu mbere y'igihe? Bella ati none wabonaga ntibubigenze gute ko niriwe nguhamagara ukanga kunyitaba? Rick ati ariko nibyo twavuganye, twavuze ko umubano wacu tugomba kuba tuwusubitse kandi ari njyewe uzajya nkwihamagarira. Ati none kuza muri ofisi yanjye nicyo gisubizo wabonye cyangwa wataye umutwe? Ndi bize, mfite akazi kenshi, nta mwanya mfite wo kukuvugisha. Rero ariko hari ikintu cy'ingenzi nashaka kukubwira. Rick ati ikintu cy'ingenzi? Nta mwanya wo kucyumva mfite, ndahuze nsohokera mu biro nikorera akazi, kandi ndakwihanangirije rwose ntuzongere kumpamagara habe na rimwe. Umubano wanjye nawe nakubwiye ko twawusubitse, ni njyewe uzagena igihe tuzongera kuvuganira. Urabyumva neza? Ngaho ugira vuba ugende hatagira n'umuntu ugusanga aha ngaha. Bella yahise agenda yataye umutwe n'amarira ye yose. Akimara gusohoka aho ngaho sekreteri wa Rick yahise yinjira ati boss, birenje kubaha ripoti y'uko ibintu byose bimeze. Hoteli nziza mwashakaga twayibukinze, n'abakozi bose bazitabira bariteguye. Rick yarikirije ariko yasaga n'udahari. Ibibazo bya Bella byari bitangiye kumubana byinshi.
noneho yakibuka imyitwarire ya Ashile nayo akumva biramurenze. Amasaha yo gutaha yarageze nuko arataha. Ageze mu rugo abwira umudamu we yuko ari buzindukire muri business trip, nuko amubwira ko azamukumbura we n'umuhungu we Ashile. Nuko Roza nawe amubwira ko azamukumbura atazagerageza ugaruke vuba. Rick yariteguye aragenda. Roza nawe kubera ukuntu yashakaga umwana harengagaho iminsi mike ku kwezi kwe, nuko agahita ajya kwa muganga ngo bamurebere ko yaba adatwite. Yangaga kugura udutesite ngo yipime we ubwe ari mu rugo, kuko iyo yabonaga ibisubizo bigaragaza ko adatwite agahinda karushagaho kumwica. Nibura kwa muganga baramuganirizaga bakamuhumuriza, cyangwa se akahurira n'abandi bafite ibibazo nk'ibyo bakaganira akumva aratuje. Yaragiye rero ageze kwa muganga yicara ku ntebe hanze ategereje kubonana na muganga, ariko agiye kubona hari umukobwa usohotse yirukanka, abaganga bamusohoka inyuma. Wabonaga adashaka kwakira ibyo bari bamaze kumubwira, gusa nubwo baganiraga akabumva, ariko amasura yabo ntabwo yayabonaga neza. Muganga yari arimo abwira uwo mukobwa ati, ese uratekereza iki? Uratekereza ko byoroshye ku mubiri wawe, cyane cyane nk'uko ari inda ya mbere utwise? Tuza wakira ibyakubayeho, ibindi tuzabiganiraho inda nimara kwegera hejuru gatoya. Uwo mukobwa ariko bisa nk'aho atashakaga gukomeza kumva ibyo muganga yamubwiraga, yahise amwishikuza aramubwira ati, niba mutabashije kumfasha ntacyo reka njye no kurebera ahandi. Nuko Roza agiye kubona wa mukobwa yari Bella, maze aramukurikira aramusubiza ati, uraho neza Bella? None se burya bwose uratwite? Bella ati, ubwo se nk'ibyo wabimenye ute? Roza ati, unyihanganire kuko nanjye nabyumvise kubw'impanuka, ntabwo kwari ugushaka kukumviriza rwose, umbabarire. Bella ati, byose wabyumvise, wumvise n'ukuntu inda ngo nshaka kuyikuramo? Roza ati, nabyumvaga nuko ntasobanukirwa bw'ibyo ari byo. Nuko Roza arakomeza aramubwira ati, ariko ntabwo inda ugomba kuyikuramo Bella, kuba utwite ntabwo ari ikibazo, umwana si umutwaro, ahubwo ni umugisha. Ntushobora kumva ukuntu njyewe binshimishije Bella. Bella ati, biragushimishije nyine kubera ko ukeka ko iyi nda ntwite ari iy'umuhungu wawe Ashile, ubwo uri gukeka ko uyu ari umwuzukuru wawe. Rwose niba ariko wabitekerezaga ntabwo ariko bimeze. Iyi nda ntwite ntabwo ari iya Ashile, ntabwo ari we wanteye inda, kuko urabizi ko tumaze igihe twaratandukanye. Nuko Roza agwa mu kantu, kuko rwose yari yishimye azi ko agiye kugira kuzukuru. Batandukanye gutyo. Hashize iminsi mike, inkuru yatangiye gusakara muri quartier hose ko Bella atwite. Rimwe nyirakuru asohotse yigiriye guhaha, umumama umwe aramutangira, nuko atangira kumubwira amagambo menshi atari kumuzi kugira amabanga koko. Nyirakuru wa Bella ati, ayahe mabanga se? Uwo mumama aramubwira ati, none se ubwo ibyirwa bivugwa ku mwuzukuru wawe Bella ntabwo urabyumva? Nyirakuru ati, ashwida ntabyo nzi rwose. Undi ati, ubwo se koko ntabwo ubizi ko umwuzukuru wawe atwite? Wese ubwo ntabwo ujya ubyibonera, ariko muzi kwijijisha koko. Nyirakuru ati, ariko njyewe urandenganya rwose, iyo nkuru ni ubwa mbere nyumvise, ahubwo se bavuga ko iyo nda ari iyande? Undi nawe ati, cyakora icyo ntarumva bavuga byo ni iby'uwamuteye iyo nda. Nyirakuru agahinda karamwica, ati, ubuse koko ndajya nsubiza icyo abantu bazajya bambaza icyo kibazo? Uriya mukobwa nkujije isoni nta kindi. Mukecuru icyo gihe yatashye agahinda ari kose, ageze mu rugo nuko asanga na Bella yahageze. Ati, ese uyu munsi ko watashye kare? Bella ati, numvaga naniwe, nashakaga kuza kare nkaruhuka. Mukecuru n'umujinya mwinshi
ati utaruhuka se si mu gihe n'ubundi umugore utwite aba agomba kuruhuka bihagije, cyakora umujeje isoni, ndumva mfite n'isoni z'ahantu nzajya nyura, ndibuka ukuntu natangiye kukurera uru ruhinja ndara amajoro ntasinziriye, byose mbikorera kuzukuru kanjye k'agakobwa, none ka kanyago dore ibyo kanyituye, ntabwo ndabyumva neza ariko ndera ati none se ko byarangiye wambabariye koko? Nyirakuru ati ceceka, icyo uzi ni ukwirirwa wurira ibitanda uva kuri kimwe ujya ku kindi uzenguruka umujyi wose, umugabo wese muhuye kujya hejuru. Ndera yumva nyirakuru ari kumusesereza cyane, ati ndakwinginze rekeraho rwose nyogoko. Umukecuru ati ngaho mbwira, ni gute nzabasha kongera guhuza amaso n'abantu koko? Mbega igisebo, cyakoze nari nzi ko kuba narakureze nzabiboneramo umugisha, none uyu ndabona ari umuvumo nzaniye. Iki ni igihano ndemeye wa mukobwa we, ni umutwaro uremereye cyane, sinzi n'ukuntu nzawutura. Iki gisebo unyambitse sinzi ahantu rwose nzagikirira. Ndera ayo magambo ya nyirakuru yaramukomerekeje cyane, nuko ahitamo guhaguruka arigendera. Abwira nyirakuru ati icyiza ndumva ari uko nakigendera nkahunga nkava burundu. Nuko nyirakuru ati icyiza ntuzanagaruke. Roza nawe muri iyo minsi yakomeje kubitekerezaho, ageze aho yumva agomba kubwiza umuhungu w'ukuri, kuko yatekerezaga ko Asheri namenya ko Bella atwite noneho ari buhite amuzinukwa burundu, akaba yakemera no kujya ku ishuri. Nuko icyo gihe bari kumwe mu rugo aramubwira ati ariko koko na n'ubu wanze gusubira ku ishuri? Asheri ati ariko ubu nzakubwiza iki ko ntaho nzasubira? Ese ubwo iyo uvuga ngo ntuzasubira kwiga uba wumva uri mu biki koko? Uba uri kurwanira iki? Ese ubwo uzi ko wa mukobwa Bella atwite? Kandi iyo nda atwite ngira ngo urabizi neza ko atari iyawe kuko hanashize igihe kinini mwaratandukanye. Asheri ati mama, witangira guhimba impamvu ushaka ko nakibagirwa Bella. Ibyo gutwita kwe ubundi ubizi ute? Mama we ati rega twahuriye kwa muganga, naranabimubajije kandi nawe yarabinyemereye. Ikindi kandi ni uko n'iyo nda yashakaga kuyikuramo. Asheri yarababaye, agahinda karamwegeka, yumva nta kindi kintu afite cyo kuvuga aricecekera. Mama we yaramwegereye aramwihanganisha ati ihangane mwana wanjye, noneho ngira ngo urabyumva neza ko uriya mukobwa nta mpamvu zo gukomeza kumwirukankaho, ugomba kumurika burundu rwose akakuvira mu buzima. Asheri yakomeje guceceka, ubona ko hari byinshi arimo gutekereza. Ageze ati mama uretse gato, harya asumbwiye ko Bella inda yumva yanayikuramo? Mama ati yego, uriya mukobwa rwose naramutinye cyane, ni igikoko, umuntu ushaka gukuramo inda koko? Asheri ati njyewe siko nahita amufata mama, ntabwo natekereza ko ari igikoko, buriya wabona afitanye ibibazo n'umuntu wayimuteye. Byanze bikunze ubu ngubu Bella ari mu bibazo bikomeye, niyo yumva ashaka no gukuramo iyo nda. Nuko Asheri ahita ahaguruka vuba vuba yirukanka ati ndagiye mama, kambanze njye kureba Bella, byanze bikunze numva kuri we ibintu atari amahoro rwose. Roza mama wa Asheri yasigaye yumiwe, yatangiye kwibaza niba ari gusa umuhungu we Bella ataba yaramuruze biramuyobera. Asheri ubwo yagiye yirukanka, ageze mu rugo kwa Bella aramubura. Nyirakuru abonye ko ari Asheri wari winjiye aje kumureba ati nyakuvuna umuheto buriya si we wantereye umwuzukuru inda? Asheri ati ibyo tube tubyihoreye rwose, kubivugaho si ngombwa nonaha, ahubwo mbwira ahantu Bella yaba ari. Nyirakuru wa Bella ati sinzi iyo yarindagiriye rwose, bikomeza kumumbaza. Nuko ahita afunga, Asheri asigara hanze.
Ashiri yamaze kumva amagambo ya nyirakuru akarushaho kugira ubwoba, yumva agomba no kumushakisha akamubona uko byagenda kose. Yakomeje kumushakisha ahantu hose azi hatuje bakundaga kwicara baganira mbere bagikundana, nuko agiye kubona abona amuguyeho ahantu hamwe yari agiye kwiyahura. Ashiri yahise amusimbukira nuko aramufata ati urashaka gukora ibiki Bella? Bella n'amarira menshi ati ndeka nigendere sinyishaka kubaho. Ashiri ati wishaka kunsiga Bella kandi ubizi neza ko ngukunda, ubuzima bwanjye ndashaka kuzabumarana nawe. Bella ati ubu ngubu ntabwo byakunda Ashiri kuko ndatwite. Ashiri ati ibyo ndabizi Bella, nta kibazo rwose kuba utwite, ntacyo njyewe bintwaye, umwana tuzamurera. Bella atangira kubitekerezaho. Ashiri ati none se ubundi kuki ushaka kwiyambura ubuzima Bella? Byakugendekeye gute? Bella ati kuva nyogokuru yamenya ko ntwite nta kindi kintu arimo kumbwira usibye kuntuka gusa. Sinshaka gukomeza kubana nawe, ibitutsi bye rwose byandenze. Ikindi kandi umugabo wanteye inda nawe yarampindutse, nta nubwo ashaka ko rwose twongera no kuvugana. Mu by'ukuri ndumva nta kindi kintu nakora, ndumva nta n'ikindi kintu cyandutira gupfa kuko nta n'ahandi hantu mfite najya. Mbaye mpafite naba ndiyo nkaba nkunze induru za nyogokuru, wenda nkazasubirayo nyuma. Ashiri amaze kumwumva ati ntuzongere gutekereza kwiyahura rero n'indi nshuro, ntuzongere wumva ko uri umutwaro ku bantu bose kuko njyewe ndahari kandi ndagukunda. Igihe cyose nkiriho ntuzongere gutekereza kwiyahura. Sinjya nifuza kuba nakubura, nta nubwo mba nifuza ikintu cyakubabaza. Rero niba wumva ufite ikibazo cy'ahantu waba uri, ngwino tujyane mu rugo iwacu. Ni hanini cyane, dufite inzu nini ngira ngo urabizi, turaba tuguhaye icyumba cyawe. Nanjye ndaba ndi gushakisha ubushobozi, humura mu minsi mike nzaba nabubonye, nuko dushaka inzu tujye kubana. Mu minsi mike nuko dukora ubukwe, ubuzima bukomeza. Sibyo Bella? Mbabarira noneho ntumpakanire kuri iyi nshuro. Bella yamaze kumva ibyo kujyana iwabo, yibutse iby'umubano we na Rick umutima nuko yumva umuvuyemo. Yibuka ukuntu ari nawe wamuteye inda, yibaza ukuntu bose bazabana muri urwo rugo. Yumva ibyo bintu bimuteye ubwoba, ariko nanone arebye neza abura nta hantu na hamwe afite ho kujya. Nuko arabyemera, nuko ariko abanza kumubaza ati none se Rick uriya mugabo wa mama wawe urumva koko yabyemera? Wenda mama wawe washobora kutabigiraho ikibazo, ariko uriya mugabo ndumva nyitereye ubwoba. Ashira ati humura wigira ikibazo na kimwe, rwose ndabizi Rick ntabwo ari umuntu mubi, akunda kumvikana. Humura rero ntabwo wakwima icumbi. Kandi nawe yumvise yuko nta hantu ufite ho kujya, ndabizi neza ko yabyumva. N'ubundi icyo cyumba uzaba urimo kiba kibereye aho nta n'umuntu ugikoresha uhari rwose. Ashiri na Bella bahise batahana. Bageze mu rugo Rose aza kubasuhuza. Rick we ngira ngo urabyibuka neza ko hari business trip yari yaragiyemo yari ataragaruka. Mama wa Ashiri rero akimara kubasuhuza, Ashiri yahise avuga ati mama, Bella turenda gushyingiranwa mu gihe gitoya, ariko mu gihe ibyo ngibyo bitaraba nabasabaga ko mwamureka tukaba tubana hano, mukaba mumuhaye icyumba. Nanjye ngiye gutangira nkore cyane, mu minsi mike nshobora kuzaba nabonye ubushobozi, nuko tukava hano tukajya mu nzu yacu. Roza mu busanzwe yari umumama mwiza cyane udakunda kurakara, ariko kuri iyo nshuro ho byaramurenze, yararakaye cyane atangira no kuvuga nabi. Ati Ashiri wumva uri muzima cyangwa gute ubundi wumva ko kuzana umuntu kuba hano
byaba umwanzuro wawe gusa. Ubundi hano ni iwawe, uru rugo ntirugira nyirarwo. Mbwira, urumva umugabo wanjye naza nzamusobanurira ngo iki? Kuki ibibazo byawe ushaka ko rwose biza no guteza intambara muri uru rugo? Ashira ati tuza mama, ntabwo rwose Bella azatinda hano. Mama Ashira ati ndavuze ngo uwo mukobwa nasubireyo vuba vuba, urindire igihe Eric azagarukira, uzabanze ubimusabe mubiganireho, nabyemera nakubwira iki. Bella yabonye ko rwose yabaye ikibazo ku bantu bose, nta n'umwe uri kumwumva usibye Ashire gusa. Abona adashaka no guteza ibibazo mu muryango we, nuko asubira inyuma ngo yigendere. Ashira aramukurikira amukura ukuboko, Bella nawe akomeza arwana no gusubira inyuma, ariko Ashira amurusha imbaraga aramuzana. Ashire n'agahinda kenshi ati mama, n'ubundi rega njyewe ntacyo nkivuze, ndabibona ko Rick ari we ushyira imbere kundusha. Njyewe nta kintu na kimwe nkikubwiye, njyewe ndi icyo ntazi muri uru rugo. Rose ayo magambo y'umuhungu yaramubabaje cyane, atekereza ibibazo asigaye ahura nabyo muri iyo minsi. Iyo Ashira avuze ikintu ntamushyigikire, ahita avuga ko atamwitayeho, ko ntacyo avuze, ko ashyira imbere ari umugabo we Rick. Rick nawe bikaba uko nguko, bagira ibyo batumvikanaho, agahita avuga ko ntacyo avuze, ko ashyira imbere ari umuhungu we Ashira. Rose yakomeje kubabara, abura umwanzuro yafata muri ako kanya, ahita ahamagara umugabo we Rick kuri telefone ngo abimubwire, ariko fone ye ntiyacamo. Nuko abwira Ashira ati ngaho Bella naze, ibindi ubwo tuzategereza umwanzuro uzafatwa, Rick nahagera ejo nihatagira igihinduka. Nuko Ashira agenda yivugisha ati Rick, ese njyewe sindi umuntu? Ubu simaze gukura sinafata ibyemezo bimwe na bimwe? Ashira yari amaze kumera nk'uwataye umutwe. Urukundo yakundaga Bella rwatumaga afata imyanzuro ihubutse, atitaye ku ngaruka byazana. Bipfa kuba ari ibifitiye inyungu Bella gusa, ibindi rwose ntumubaze. Bella yahawe ikaze mu rugo, nuko bamwereka icyumba cye. Iryo joro ryarangiye, nuko mu gitondo babyutse, Rose arazinduka abategurira amafunguro ya mu gitondo. Bamaze kuyafata, Ashira yahise abasezera. Bati se ugiye he? Ashira ati ngiye gushaka akazi. Ntibukerega ko ubu ngubu mfite umuryango ugomba gutangira kwitaho. Mama we ati se akazi koko ubu ngubu uri bubone ni kazi ki? K'amashuri ubizi neza kutayarangije, nta diplome wifitiye yaguhesha akazi, ukaba nta mwuga wize, ubwo akazi ugiye gukora ni bwoko ki koko? Ashira ati ntugire ikibazo mama, none se ntuzi ko uncle afite igaraje? Yanyemereye ko ningerayo bari butangire kunyigisha, hanyuma nimara kubimenya yambwiye ko azahitamo akazi. Mama we yaramwihuriye, kuko yari azi neza ko agize ikintu avugaho gatoya intambara zarota. Ashira yagezeyo, abakozi baho batangira gutinya kumwigisha, atari kuriya mwana wo mu miryango ikomeye kuriya, umwana w'umusirikare ukomeye, ni gute aje ahantu nk'aha ngaha kwambara ibi bisarubeti bimeze gutya? Nuko Ashira ariko ababwira ko rwose nta kibazo, ko abikunda cyane. Nuko bamwe batangira kuvuga ko ari maneko, ntabwo babyumvishaga. Ashira yatangiye kwiga gutyo, babona afite n'ubushake bwo kubimenya aho. Bella we yasigaranye na Rose mu rugo. Rose yaramwitayeho cyane rwose nk'umuntu wita ku mugore utwite. Yamuteguriye imbuto, amusiga yicaye aho ngaho, amubwira ko we aba yagiye muri stock aribyo agiye gutunganyayo. Bella yagumye aho, ariko za mbuto asoje kuzirya yumva abuze icyo akora. Atangira gutekereza ati ariko se koko ubu nzajya nirwa nicaye aha ngaha nta kindi kintu nkora? Nuko atangira gukora amasuku aho ngaho. Bidatinze
Rick yavuye mu rugendo rwe, ageze mu rugo atungurwa no gusanga Bella aho ngaho ari mu masuku. Ati ntibishoboka, ni Bella cyangwa? Bella ati yego ni njyewe. Rick ati none se urakora iki hano? Bella ati ntubibona se ko ndimo gukora amasuku? Rick azunguza umutwe ubona byamucanze, ati Rose ari hehe se? Bella ati ambwiye ko agiye muri stoke. Rick ahita amubwira ati ndizera ko niba ari muri stoke ataraba arimo kutwumva, ngaho mbwiza ukuri, urakora iki mu rugo rwanjye? Bella ati njyewe na Achille turenda gushyingiranwa, ndi hano rero ngo mbe menyerana n'umuryango we. Rick ati ariko uri muzima cyangwa? Njye ndakeka ko waje hano uyingiriza umuryango nta kindi. Bella ati none se wowe wanyanze, uratekereza ko aribyo byatuma nza hano kugira ngo nivange mu muryango wawe musenye? Rwose humura niba ari kubitekereza, hano nta muntu n'umwe uzi ibyanjye nawe, gusa urukundo wanze gukomeza kunkunda Achille azarumva. Bella yakomeje kuvugira hejuru yibagirwa ko na Rose ahari. Ati Rick sinari nzi ko wampemukira nk'uko wabikoze, ntabwo nari nzi ko nyuma yo kubona icyo washakaga nyuma y'igihe kirekire ari nabwo wahita usiga, ariko nta gahinda mfite kuko Achille we yanyakiriye ibyo byose abizi neza kandi abyakirana n'umutima ukunze. Ubwo Rose yari yumvise Bella avugana n'umuntu kandi azi ko yamusize wenyine, nuko arahagera yumva ijwi ni irya Rick, nuko arahagarara ngo yumve ibyo barimo kuganira. Icyo gihe Bella akimara kuvuga gutyo, Rose yanze gukomeza kubihisha, ati Bella ngaho mbwira neza, Rick niwe waguteye inda? Rick ati yihe nda se kandi? Rose ahita amubwira ngo congratulations, noneho ubu nawe ugiye kwitwa umubyeyi nk'uko umaze igihe kinini ubyifuza. Rick ati ariko tuza wikomeza kuvugira hejuru tuganira. Rose ati ntuza, ubu ikigiye gukurikiraho njyewe nawe tugiye gusaba gatanya, hanyuma ubone uko usezerana n'umugore wawe ugutwitiye, muzarirane n'uwo mwana ndetse n'abandi muzabyarana. Rick ati ariko ntugapfe guhita uhubuka ngo uhite uzana ibintu by'imyanzuro nk'iyo ngiyo. Rose ati niko bimeze nta kindi tugomba gukora, gusa tugiye kubikora mu ibanga rikomeye cyane. Mumbabarire umwana wanjye Achille ntagire ikintu na kimwe amenya, byamubabaza cyane, ashobora no kukwica cyangwa se akiyahura. Rwose mwese muceceke ntamenye ibyabaye muri uru rugo. Rick ati ariko se Bella koko uratwite? Bella ati yego ndatwite kandi ndanwite niwe wayinteye. Cyagiye naje kukureba ku kazi ngo mbikubwire tubiganireho, ariko ntabwo wigeze umpa umwanya ngo tubivugane. Rero nageze no mu rugo nyogokuru aranyirukana, ngize amahirwe Achille yemeye ko tuzana hano, nuko ndaza kuko sinari kubyitesha. Nuko bagiye kubona babona Achille nawe aratashye. Bakimubona bose bahise baceceka, nuko batangira kwizanishwa ibindi biganiro byo guseka nkaho rwose nta n'icyabaye. Achille kuri uwo mugoroba yaranezerewe cyane kubona umuryango we wishimiye Bella, kandi yari azi ko Rick naza akahamusanga intambara zizavuka. Nta kindi yakoze, yahise amusaba imbabazi ati papa umbabarire ko nari nagutekereje nabi, nari nzi ko nuza rwose utari bwemeye ko Bella aguma hano. Rick yarasetse ati ikintu gitumye unyita papa kirakomeye, hari hashize iminsi rwose utampamagara iryo zina. Achille yakomeje amusaba imbabazi ko nubwo hari ibyo bari bamaze iminsi batumvikanaho, ariko nta rundi rwanga amufitiye. Achille ariko nubwo yabonaga baganira gutyo, yatangiye kubona ko hashobora kuba hari icyahindutse hagati ya mama we na Rick, kuko yabonaga batakinarara mu cyumba kimwe. Yabaza mama we akamubwira ko nta kibazo gihari,
ko ariko babaye babishatse muri iyo minsi. Famiye ariko byakomeje kuyicanga, bakibaza bati ese ubu dukora iki? Ashire tumubwize ukuri, dukomeze se tubimuhishe, nabimenya se bwo bizagenda bite? Nta kindi bakoze, bumvishije Bella ko agomba kumwinginga agasubira mu ishuri, hanyuma ibindi bakazasigara babyigaho. Bella koko yaramwegereye yitonze ati rero Ashire, ugomba gusubira ku ishuri, urabibona ko naho rwose muri iriya garaje bazaguha akazi, ariko ibyiza ni uko warangiza kaminuza nk'uko wari warayitangiye, genda wige uzazane diplome yawe, urabizi wiga ibintu byiza ku isoko ry'umurimo, abantu nkamwe baba bakenewe, ndabizi uzahita ubona akazi keza, hanyuma wenda nitubona amafaranga ahagije natwe tuzafungura igaraje yacu, genda nurangiza kwiga tuzahita dukora ubukwe. Ashire yarishimye, yumva koko nibyo, yumva Bella afite imishinga myiza, ati nibyo koko ndumva twabikora uko, ariko si ubwo uwo mwana utwite koko azitabwaho gute? Ko nashakaga gutangira kwinjiza amafaranga akazagira igihe cyo kuvuka amaze kuyagwiza. Bella ataramusubiza, Rick yahise aza aho bari bari, nuko arababwira ati ese ko mumbona mugaceceka, hari ikibazo? Bella ati twari turimo tuvuga ukuntu byiza ari uko Ashire yasubira ku ishuri. Rick ati byaba ari byiza cyane rwose, nanjye naba mbishyigikiye. Ashire nawe ahita avuga ati yego nibyo, ariko si ubwo Bella naba amusize hehe n'umwana azabyara koko? Rick ati ibyo ntubigireho ikibazo, tuzamufasha. Icya mbere ngiye kumushakira inzu aba arimo, mushakira akazi, aba avuye hano kuko abantu bakomeza bavuga amagambo menshi, hanyuma nurangiza kwiga uzashaka akazi, uhite munakora ubukwe nk'uko ubyifuza, kandi humura na mama wawe arahari azajya amufasha. Ashire mu buzima bwe rwose ayari mu magambo yumvisha akumva aramushimishije cyane, yahobeye Rick amusabira imigisha itabarika. Bidatinze yagiye kwiga, yiga none yashyizeho umuhate kurusha ikindi gihe cyose, yanyuzagamo akazajya aza gusura Bella ariko akamubwira ko nakomeza kujya amusura kenshi azamurakarira, amubwira ko icyo agomba gushyira imbere kurusha ibindi ari amasomo. Nuko koko Ashire kumusura cyane atangira kubigabanya, yahahurira na Rick akumva nta kibazo, ko ahubwo Rick amukundira umuryango. Igihe cyarageze, Rick na Rosa baka gatanya mu ibanga, ariko ubwo Ashire nawe amashuri yendaga kuyarangiza. Nyina ubwoba bwabaye bwinshi, yibaza ikintu none azabwira umuhungu we ubwo azaba arangije amashuri. Yabonye ari ikibazo gikomeye cyane, yanga gukomeza kubyihererana, nuko asanga uwahoze ari umugabo we Nicola, nuko amubwira ukuntu Ashire asigaye ameze nk'uwataye umutwe kubera gukunda umukobwa, nuko amubwira ko akeneye inama ze n'ubufasha bwe. Nicola nawe yumvise avuze icyo abikoraho, kuko yumvaga umwana we umukobwa yaramusajije neza. Gusa nta kindi yakoze, Nicola yahamagaye umuhungu we amubwira ko arimo kumushakira akazi, ariko ko mbere yo kugatangira hari internship agomba kubanza gukora, kandi ko iyo internship yagombaga kuyikorera mu gihugu cyo hanze. Ashire yarababaye ati naringize amahirwe ndangije, ngiye kubona umwanya wo kuba ndi kumwe n'umuryango wanjye, none nyumvira ibyo mutangiye kuzana. Ariko abonye ukuntu navayo azahita abona akazi keza cyane, nuko arihangana aragenda, ati amezi 6 gusa si yazananira, rwose nzayubahiriza, ngende nyakore neza nk'uko mubishaka, hanyuma nanjye neza tuzahita dushakira akazi.
Ashira ubwo yagiye amashuri amaze kuyarangiza neza, igisigaye ari graduation. Akimara kugera hanze, Bella yaramuvugishaga, ariko mu kwezi kwakurikiyeho ntabwo yongeye kumuvugisha. Ashiriye yabaza mama we akamubwira ko nawe amakuru ya Bella atayazi, nuko Ashira akamusaba kumushakira, mama we akabyemera ariko bikarangirira aho ngaho, nuko Ashira agategereza agaheba. Ashira si warose rwose internship irangira, icyo gihe bwari buke na graduation iba. Yahise afata indege nuko ahagera mu masaha ya mu gitondo. Agahinda ariko kari kose kubona Bella atari ari mu bantu baje kumwakira ku kibuga. Nuko abaza mama we ati ariko ni gute utabwiye Bella ko ndi buze? Mama we aramubwira ati yarimutse rega, sinzi ahantu yimukiye, kandi na telefone yakoreshaga nimero yayo yarayihinduye, sinzi ubungubu nimero asigaye akoresha. Ashira ati ubwo bivuze ko atari buze no mu kirori cyanjye? Mama we ati rwose humura, ndakomeza ngerageze nshakisha abantu b'inshuti ze bamuzi neza, ndabizi bari bumubwire kandi ari buze kwitabira. Ashira yaruhutseho gatoya, ubundi baritegura bajya mu kirori. Papa we Nicola yari ahari, bari bameze nk'aho rwose biyunze we na Rose kubera kuvugana ku kibazo cy'umwana wabo Ashira. Ashira icyo gihe yarishimye kubera kubona ukuntu ababyeyi be basigaye babanye neza. Ibirori byarakomeje, Ashira graduatinga ku manota ya mbere kubera ukuntu yari yarize abyitayeho. Papa we yaramushimiye cyane, anamubwira ko nta hantu bari bamusabiye akazi ko mu minsi mike rwose azahita agenda kugatangira. Kari akazi keza cyane mu by'ukuri kandi kagombaga kumuhemba amafaranga menshi. Ashira yumvaga inzozi zigiye kuba impamo zo kuzabana n'umukunzi we, noneho banafite ubushobozi buhagije. Ikirori cyarakomeje ariko kiza kugera ku musozo Ashira atabonye Bella, nuko biramubabaza cyane, agahinda karamwica. Byarinze bigera nimugoroba atamubonye cyangwa se ngo amenye amakuru ye, ariko yiyemeza yuko mu gitondo nta kindi kintu ari bukore usibye kubanza kumushaka. Ariko kuri uwo mugoroba inkuru mbi cyane yageze kuri Ashira ubwo yakiraga ibaruwa akabona ni iya Bella. Yayifunguranye amatsiko menshi, asanga Bella yamwandikiye amagambo yamushenjaguye umutima. Yamubwiraga ko atigeze amukunda, ko urukundo yari amufitiye ko rwari urusanzwe rumukunda umuntu mwigana, umuntu mwakuranye, ko nta kindi kintu rwose cyari kirimo. Nuko ahubwo amubwira ko yikundira Rick, ko yamukunze bwa mbere ubwo yamubonaga yaje kumusura mu rugo. Nuko amusobanurira ko ari nawe wamuteye inda, ko ari nawe babana, wenda no gusezerana kandi ko amutwitiye n'inda ya kabiri. Nuko akomeza amusaba imbabazi ko yamutesheje igihe cye, ariko anamushimira ko yemeye gusubira kwiga. Amwifuriza amahirwe yo kuzabona nawe umuntu umukunda nk'uko yamukunze. Ashira yamaze gusoma iyo baruwa avuza induru yirukanka inzu yose. Ntabwo yumvishaga ukuntu ibyo bintu amaze gusoma kuko ari byo. Mama we yaramuturishije ariko umwana aranga yanga gutuza, birangira ahamagaye papa we Nicola, nuko araza baramuganiriza, nuko Ashira abona gutuzaho gatoya. Papa we yatangiye kumushyiriraho abantu bamurinda mu ibanga, kuko yatekerezaga ko umwana we ashobora kwiyahura cyangwa se akishora mu biyobyabwenge. Ashira ariko yabaye nk'uwiyakiraho gatoya. Igihe cyo gutangira akazi kigeze, nuko ajyayo. Ukwezi kwa mbere kurarangira nuko arahembwa, ariko yarebye ayo mafaranga yose agiye kujya ahembwa abona nta kintu na kimwe amumariye. Yaricaye atekereza neza, areba ibyo Bella na Rick bamukoze,
ukuntu mama we yabimenye akamwihora ntagire ikintu amubwira, ukuntu ise nawe yabimenye akamwohereza hanze, yumva ntacyo avuze, yumva nta n'umuntu n'umwe umwitayeho. Yakomeje gutekereza byinshi, ageze aho abwira papa we ko ashaka ko babonana bakaganira. Ise yari asigaye ari umuntu ukomeye cyane kuko yari yarageze ku ipeti rya generali. Nta kindi Achille yamusabye usibye kumubwira ko ashaka kujya mu gisirikare. Ati rwose papa, maze iminsi mbona ibikorwa byawe by'indashyikirwa, nkabona uri umuntu w'icyitegererezo kuri njyewe, ndumva nshaka kugera kure nk'aho wageze, rwose ndumva nshaka kugukurikiza. Papa we yarishimye cyane, ati umwana wanjye nyamara yarahindutse. Mugahita amubwira ati humura rwose niba ubishaka ndahita mbijyamo. Achille ati cyane rwose papa, uraba unkoreye ikintu gikomeye cyane. Nicolas yabiganiriye na Rose umugore we, nuko mama Achille abanza kugira impungenge, ariko ageze aha ati ariko n'ubundi Achille yahoze yifuza kujya mu gisirikare kuva kera, byose byatewe n'uriya mukobwa niwe wamwangirije ubuzima, buriya yumvaga adashaka kumusiga. Afande Nicolas ati noneho rero tumureke ajyemo kuko urumva yabikunze kuva kera. Achille yagiye mu gisirikare gutyo, nuko iby'akazi arabireka amafaranga gusa. Achille yaragiye mu buhanga cyane, imyitozo ntabwo yigeze imugora, tekinike zose yarise neza, bagenzi be baramurebaga bakumirwa. Igihe cyaje no kugera aza gupasinga nuko aba umusirikare. Ababyeyi be barabyishimiye cyane, dore ko bari banasigaye babana kubera ibibazo by'umuhungu wabo Achille. Bari barongeye bariyunga, bisanga basigaye bahamagarana buri kanya, baganira, bahorana, mbese babonaga hagati yabo hakirimo urukundo. Achille nawe aho yari ari mu kazi mu gisirikare, yari afite undi musore w'umusirikare wari inshuti ye cyane, bakundaga kuganira ibintu byinshi, bari baziranye kuri byinshi. Iyo nshuti yakundaga kumubaza iti ariko Achille, ni iki cyatumye uza mu gisirikare? Achille ati wowe se ni iki cyakuzanye? Mugenzi we akamubwira ko ari ubuzima bukakaye buri hanze aha bwatumye yinjira igisirikare. Ati rwose nabonye aho kwicwa n'inzara nakicwa n'isasu nkapfa nk'abagabo, nibura amaraso yanjye akazamenekera igihugu. Achille agaseka cyane, ati noneho wabonye ari ubuhungiro? Mugenzi we ati cyane niko bimeze. Achille atari kumenye ko hari n'abakizamo bagikunze cyane, bumva ari bwo buzima bwabo, bumva bashaka gukorera igihugu nyine banyujije mu gisirikare. Abandi bakazamo wenda kubera izindi mpamvu zitandukanye, mbese nyine ni ibintu byinshi bishobora gutuma umuntu aza mu gisirikare. Mugenzi we ati ariko se ni ukubera iki buri gihe mubajije iki kibazo unjijisha, ukanshisha ku hirya no hino, ukanga kubimbwira? Achille akisekera akamubwira ko umunsi umwe azabimenya. Umunsi umwe bicaye barimo baganira na nshuti ye n'ubundi, Achille yaramubwiye ati harya si ubura umbaza impamvu naje mu gisirikare, mu kanya uraza kubimenya. Mugenzi we ati ndabimenya gute se, urabimbwira? Achille ati nshobora no kutabikubwira ariko ukabimenya mu bundi buryo. Nuko ya nshuti ye batarakomeza kuvugana, hahita haza undi muntu aje kumureba, nuko agenda gutyo Achille asigara aho ngaho wenyine. Ya nshuti ye yageze imbere ariko biyanga mu nda nk'umusirikare, atangira gutekereza byinshi. Ati nshobora kubimenya mu bundi buryo gute se? Yiyumvisemo ikintu cy'ubwoba, nuko agaruka inyuma kureba Achille aho yari yamusize, ariko agiye kumugeraho yumva isasu riravuze. Yagiye yirukanka cyane aranatabaza, amugezeho asanga Achille amaze kwirasa. Yashakaga kwirasa mu mutima neza, ariko yarahushije yirasa mu rutugu. Bahise bamugeza kwa muganga byihuse, arimo avirirana ameze nabi cyane. Papa we nawe ntiyatinze kubimenya,
abandi basirikare bari kumwe aho ngaho ntabwo bumvaga ukuntu umwana wa generali ashobora gutinyuka akirasa. Bumvaga ari urujijo kuri bo, bakomezaga kubyibazaho buri wese avuga ibye, ariko mu by'ukuri nta wari uzi impamvu ya nyayo. Ashile kwa muganga yitaweho ku buryo bukomeye ntako abaganga batagize. Kubw'amahirwe yatangiye gukanguka, nuko nyuma y'igihe kirekire aza no gukira neza, nuko baza no kumusezerera. Papa we yasabye ko yaba aje mu rugo. Ashile amaze gukira neza yumvaga afite isoni n'ikimwaro cy'ibyo yakoze, nuko asaba imbabazi ababyeyi be ati mumbabarire babyeyi, mba narabumviye kuva kera sinkomeze kwiruka inyuma y'uriya mukobwa, dore byose nabitewe nawe. Numvaga ntagishaka kubaho ukundi, numvaga nta mumaro mfite kuri iyi si. Gukunda umuntu n'umutima wanjye wose, nkigomwa buri kimwe, nkashwana n'umuryango wanjye, nkareka ishuri, byose ari ukubera we, ariko ntagire ikintu na kimwe abona. Ariko si ubundi koko mbabazi, urukundo rubahe rutuye se ngo nibura umuntu azajyeyo arukureyo? Ni gute umuntu akunda undi akenda gusara, ariko undi atanamutekereza na rimwe? Ukarara udasinziriye ijoro n'amanywa umutekereza, nyamara we atanazi kubaho, akibuka kubaho ari uko muhuye gusa, nabyo bikaba iby'akanya gato bigahita birangiriraho. Papa we ati njyewe mu by'ukuri icyo kibazo ntabwo nakigusubiza, kuko rwose ntabwo namenya ikintu wakora ngo umuntu utagukunda agukunde. Gusa naho umuntu atagukunda, ntabwo ugomba gukora ikintu cyakwangiriza ubuzima, kuko uba urimo gutera uburibwe n'abandi bantu mu muryango wawe n'izindi nshuti zagukundaga. Ubu se ko wirashe wari ugiye no gupfa, Bella yigeze abimenya? Ubu si igihe wamaze usitaragoringa kwa muganga urwana n'ubuzima, uburibwe ari bwose ugaca muri byinshi, Bella yigeze aza ngo agufashe kubicamo? Rero ntuzigere wongera gukora iryo kosa ngo ushake kwiyambura ubuzima cyangwa se kwibabaza ukuntu kubera wakunze umuntu we ntagukunde. Ashile noneho nawe yabonye ko ari byo, ko iyo aza kubimenya yari kuba yarumvise inama bamugiriye kuva kera, ntakomeze kwirukanka kuri Bella. Bakirimo baganira, mama Ashile yatangiye kumva udusonga, kandi ni mu gihe yari atwite, inda ye yari igeze n'igihe. Bahise bamujyana kwa muganga byihuse, nuko aza kubyara impanga, umuhungu n'umukobwa. Umuryango wari unezerewe cyane. Nyuma y'igihe kirekire Ashile yagize abavandimwe, ubuzima bwongeye kubaryohera bose, ubuzima bwarakomeje, umuryango unezerewe cyane. Ashile nawe yaje kwiyakira, yisanga atakinatekereza Bella ukundi. Nyuma y'igihe kirekire yaje kubona umukunzi wamukundaga cyane, bimwe yibwiraga ko nta wundi muntu yabasha gukunda, yabonye ko byari nk'inzozi, kuko rwa rukundo yahoraga abaza aho rwagiye, naho amahirwe aza kumusekera aza kurubona, nuko ahubwo akajya arubaza ati wabaga he wa rukundo we ko wari waratinze kongeraho? Nubwo yarubazaga gutya, ariko buriya cyari cyo gihe, nuko rimwe na rimwe gutegereza bitugora tugashaka guhubuka no kutakira ibintu, kandi ibyo akenshi dusanga duhubutse ari byo bidushora mu ngorane tuba tutakibashije kwikuramo. Ni aha ngaha inkuru yacu y'urukundo irangiriye. Wakoze cyane kubana natwe, bikagurarikire no kuzakomeza gukurikirana inkuru zacu zizakurikira. Imana ibarinde, ndabakunda cyane.